nitwa Mutuyezu Oswald nkora kuri Radio TV 10. Guverinoma iriho no kuvuga abaministre barahiye mu kwitariki 19 kwa munani, ubu hamaze gusimbuzwamo batanu. Manda ibanza yarangiye nabwo hasigayemo batanu. Impinduka tubona ko zihuta cyane. Ese bisobanuye iki kubirebana na accountability, kubazwa inshingano? Ese hakorwa iki kugira ngo bitagira imishinga cyangwa se gahunda bihungabanya, bidindiza? Mubonye n'umwanya mwavuga ku kirebana na bino bigo bitsura ubuziranenge bitatu byajyaga bimera nka babahigi benshi bayobya ryatungo uburari, ariko ubu byorohejwe. Bavuze yuko icyangombwa kimwe cy'ubuziranenge ikigo kibonye kiba gihagije. Byorohejwe kutumiza ibintu mu mahanga cyangwa kubyohereza, nta kubasaba byinshi kereka ibirebana n'imiti. Tukibaza tuti nta kintu mubona gikwiye gukorwa no mu bikorera bananiza abakiriya babo, cyane cyane za bank usanga zituma umukiriya agenduza n'ibigaruka n'ibyo bamaranye igihe ugasanga barongeye barabigutumye. Urwo rwa rugero. Murakoze. Impinduka muri guverinoma ntiziraba, ahubwo turacyari ku ntangiriro. Ndabivuga mpereye ko bihera ku bintu byinshi, kandi n'imiterere y'igihe, imiterere y'igihugu, imiterere y'abantu, n'icyifuzo cy'ubuyobozi bw'igihugu buba bwifuza ko twakora ibintu neza, nta guta igihe, bishoboye no kugabanya icyo bidutwara, icyo bidusaba, nabyo byose bikakubira hamwe. Baravuga rero impinduka zibaye muri iki gihe gishize, tuvuge mu mwaka ushize n'intangiriro, uyu byari bitaraba ku mpera y'umwaka ushize, ariko ari mbere gato y'amatora twagiyemo na nyuma yaho kurangiza uyu mwaka. Ariko ibyo byabaye hashize igihe, impinduka isa n'iyatujeho gato. Ibyo rero bituruka mu kureba ikiba gikenewe muri icyo gihe. Ariko n'ubwo wambajije ikibazo, ugomba kuba ufite nawe uko ubibona cyangwa utekereza, cyane cyane binashingiye no ku bagiye bahinduka cyangwa bihindura. Ugomba kuba uvuga uti ariko aha koko hari hakenewe. Ntabwo ngusabye ngo bimbwire ubigumane mu mutima wawe, ariko nzi ko ugomba kuba ureba aha ukavuga uti ariko hariya ahubwo baradutindiye, cyangwa ahandi uti. Byose rero biva mu kugerageza, ariko dufite gushakisha, gukora byinshi bishoboka, gukora ku muvuduko ushoboka kugira ngo bigabanye uburemere bw'ibibazo abantu bahura nabyo, byaba mu buhinzi n'ubworozi, byaba mu buzima, byaba mu burezi, byaba mu bikorwa remezo, byaba mu bikorera nyine nk'ibyo wari unavuze warangirijeho, nabyo ndaza kubisubiramo. Umuntu ahora ni nko kuba rwose ufite igishushanyo imbere yawe cy'ibintu byose uko biriho, uko bikorwa, babikora, hanyuma bikakwereka ikivuyemo, noneho bigashaka ngo uko wabirebaga uko ibintu bigenda ugira ibyo uhindura. Kuri jye sinzi, wenda ku bandi wenda hari ukundi babibona. Mu mikorere y'igihugu cyacu, mu gukorera igihugu cyacu, cya mbere shyira imbere
mvuge ku giti cyanjye ni abaturage b'u Rwanda barabona ibishoboka byose bikwiye uko dushoboye, hari ibyo tutageraho, hari ibyo tutabona kubera ko tutanabishoboye, tugategereza igihe amikoro azabonekera wenda tukabikora, ariko kubihari kubishoboka barabona ibyiza bikwiye uko bishoboka or not. Icyo ni kimwe. Ababikora barabikora uko bikwiye cyangwa bashyiramo amarangamutima yabo bagakora ibintu uko babyumva, uko babishaka, cyangwa byaba biterwa se n'aho bari, bashobora gukora ahandi neza kurusha ibyo, nabyo ukabinyuramo ukabitekereza, cyangwa se barabiterwa n'uko bagera ku nshingano bakibonamo muri izo nshingano mbere na mbere kurusha kureba abaturage muri izo nshingano bashinzwe. Nibo bagiye hejuru y'ibintu byose, babikora uko babishaka, uko babyumva, ntawe wagira icyo avuga. Kuba bishinzwe rero bishobora kuba bishinzwe abandi ahandi, cyangwa njye kubinshinze ari nanjye biturukaho icyo kibazo cyo guhindura abo bantu. Rwose mbikora nabanje kunyura muri izo nzira. Iyo nabonye ko hari ikigomba guhinduka ntabwo ntumwanya, niyo narara ngushyizemo kubera ko nta kintu nari nkuziho cyangiza nkakibona umunsi ukurikiye ndakuvanaho, kuko si wowe mbona mbere mu kazi, ndabona igihugu n'inyungu zacyo mbere na mbere. Ibyo kujya kuvuga ngo atababara, tarakara, iyo wagenda ukicwa n'agahinda, njye ntacyo bimbwiye niba nakemuye ikibazo cy'abaturage cyangwa ikibazo rusange ubundi twese duhuriraho kugira ngo ibintu bikorwe neza. Kuri ibyo rero ni uko bimeze. Ndumva muri ibyo ngibyo nta kindi kidashoboka. No ku cya kabiri harya wavuze ngo ni iki, wakise iki? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. No kuri icyo cya mbere hari abavuga bati muba mwarambagije nabi, niyo mpamvu uwo mushyizeho bucyavaho. Birashoboka rwose kurambagiza nabi, birashoboka kubera ko abantu urabazi, hari ukwihisha ntumumenye, ukazamumenya yabaye tested ku kazi. Kuko kandi ntugire ngo ni nanjye ubikora, binyura mu zindi nzego, hari ubwo izi nzego zibicika nazo, erega nazo zirimo abandi bameze nk'abo barangaye bageze bate, bikaza byihuta bakambwira bati kanaka, bati ni igitangaza, nimumuzanire. Yahagera nkavuga ariko se ko mwambeshye ko ndeba hari ikibazo, birebera ku bikorwa, ntabwo ari amarangamutima, ntabwo nabwo umuntu mwambuye umeze atya ko yaje agakora ibi akagira atya mbere na mbere, tubanze turebe ko ibi ngibi byamubonetseho ari ukuri, kugira ngo atabeshyerwa cyangwa ataza kuhotazwa n'ikitari cyo. Ubwabo abandi bamuzanye akaba aribo bavuga bati nibyo bya bindi twasanze ari byo. Ubwo se najya guhera mu kintu cyo kuvuga ngo baribeshye,
reka mbyihanganire cyabonetse kigomba kugenda gityo.